gushishikariza abantu ibijyanye no kuzigama amafaranga, umuco wo kuzigama tubabwira ikigega cyiza twabashyiriyeho cyitwa R&IT Iterambere Fund. hari umuntu wambwiye ngo bo nabaryakariho ngo biyita abaryakariho ngo nabaryakariho ayo yakoreye agomba kurara yari yakayamara. Abantu biyita gutyo bababwira iki? Ni imyumvire ariko itari myiza, kubera ko ni imyumvire ituma umuntu ahora asirisimba ahantu hamwe, kubera ko utwo abona twose nyine aturya. Burya amafaranga, abazi indimi z'amahanga bavuga ko afite maye 3. Habaho maya mbere yitwa make money, kunguka amafaranga kugira icyo ukora kikubyarira amafaranga. Hakabaho maya kabiri ya manage money, ni ukuvuga kuyacunga neza, kuyajera neza. Muri manage money rero ya kabiri harimo kuyafata ukayakoresha iby'ingenzi ubona bikenewe kuyakoresha, ariko ukagira nayo uzigamaho azagufashije, azagufasha gutabara, ariko azagufasha unayaheraho ukora amaya 3 yitwa multiply money. So mu gihe cyose ufite amafaranga ugomba mu gihe cyose uriho ufite imbaraga ukora, you have to make money, manage money and multiply money. Ikintu gikomeye cyane. Iryo somo ndarifasha. Hanyuma R&IT Iterambere Fund rero igafasha abantu muri ibyo biziraho muri management cyane, ariko inafasha no gutegura their investment, multiplication of money. Umuntu ashobora kuziga amafaranga make uhereye ku mafaranga 2,000 yonyine, ku mafaranga yose mbonye cyangwa ku mafaranga yose mfite uyu munsi mpisemo kwitoza kujya nzigama nibura make 2,000, nkabikora ku buryo buhoraho. Biragenda umwaka ukarangira hari ahantu ngeze mu mafaranga nagiye mbika. Ayo mafaranga nagiye mbika akaba ari yazantabara mfite ibibazo, cyangwa se nzaheraho nkora multiplication of money. Ushobora kuba mfite mbitse maze imyaka 3 mbika udufaranga dukeya, hagira Imana nkagwiza. Njya nkunda gutanga urugero rw'umuntu w'umunyonzi cyangwa umumotari. Tuvuge ko akora moto cyangwa agafungura konti muri R&IT. Ese bayifungura bate? Umumotari umunyonzi uri mutwumva ubonona cyane abigenza nakande akanyenyeri 589 urwego, akanyenyeri 589 urwego cyane. Akiza amabwiriza ahitemo handitse kwiyandikisha. Narangiza kwiyandikisha baramusubye indangamuntu n'ibindi narangiza kwiyandikisha yongera kandi akanyenyeri 589 urwego, none wahitemo kwizigamira. Noneho amafaranga azigamye rero ava kuri mobile money. Ntanga urugero rero, tuvuge umuntu ukora umunyonzi uyu munsi uverisa, kabwa ati ngewe ndaverisa nibyo koko, ariko mu cyumweru kimwe nzajya mbika amafaranga 2,000 nyazigame muri R&IT. Umwaka ugira ibyumweru 56 niba ntibeshya. Ubwo ukubye na 2,000 uzabona amafaranga azarangiza umwaka afite. Ndahamya ko mu mwaka azashobora, cyangwa mu mwaka n'igice azashobora kwigurira igare rye noneho, ariko abikoze ku buryo buhoraho. Noneho rya gare rye nakomeza nabwo kuzigama bya 2,000, hari undi munsi ntago nzi ngo nijyari biterwa na buri wese ubushobozi bwe, ariko yakwizera ko hari umunsi nibura nawe azafite umuntu umuverisa. Ariko biva hehe? Biva icyambere mu kugira discipline yo gukora ibyo yemeje buri cyumweru akazigama koko. Cya kabiri biva mu kwemera igihe bifata kugira ngo umuntu azigame abone icyo agezeho. Jean Paul, hari abavuga ngo kwizigama nabafite menshi, ayanjye mfite ntabwo aragwira nzaba mbikora. Abo bantu babwira iki kugira ngo bahindure imyumvire batangiye bizigamire? Igisubizo cyabyo ni kimwe cyonyine, nuko kuzigama atari by'abantu bafite amafaranga menshi gusa, ni ibya bose, ari abafite menshi na make. Hanyuma ku bafite makeya bikabafasha ko niba bikora bakazigama, nibura bizeye ko hari umunsi bazaba bafite amafaranga asumbye ayo bafite ubu ngubu. Nigeze gutanga urugero rw'umuntu uzigama 2,000 ku munsi, akaba ku mafaranga yose afite yabasha kuzigama 2 ku munsi gusa. Nabikora gutyo umwaka uzarangira afite nibura 730. Nukuvuga ko umwaka umwe nurangira azaba avuga amateka atari yayandi
yavugaga igihe ashobora kuzigama 2,000 byonyine bibiri ku mwaka ufite 700 na 30 utabariyemo inyungu. Tuzirikane ko iterambere fund ritanga inyungu ku mwaka tashize imyaka 6 rutanga inyungu irenga 11% ku mwaka. cyane namaze gufata icyemezo ningwiza miliyari yanjye ndimo ndakora ningwiza miliyari yanjye sinzongera gukora ndazigama sinzongera gukora nzayizana yagutunga ishyire mu iterambere fund bazajya bamemba ku kwezi amafaranga yantunga ubundi nduhuke yagutunga. Hari uwitwa Gatuzo kuri YouTube arabaza afite ikibazo nk'umuntu ushobora kwibaza ati ariko se kwizigamira muraduha icyizere kingana gute ko hari abarigiye hari abatubeshye bakaturira amafaranga. Ese uyu muntu yizigamiye muri RNIT iterambere fund icyizere cye secure aba afite amafaranga ye abitsamo yuko nta kibazo azagira ejo bundi ashobora kumubwira ati twarahombye twarayabuze ngo kiba kingana gute noneho bihuze ngo agiye kuzigamira umwana we muto byo yabigenza ate? Yego RNIT iterambere fund ni ikigega kiri mu rwego rw'ibigega byitwa ibigega by'ishoramari ry'abishyize hamwe cyo bita mu cyongereza collective investment schemes. Ni ibigega rero mu Rwanda bifite amategeko abigenga ndetse habaho n'ikigo gikurikirana umunsi ku wundi imikorere y'ibyo bigega. Ni ukuvuga ubu iterambere fund rifite ikigo cyitwa Capital Market Authority gitangamo raporo ku buryo buhoraho ku micungire y'ikigega ukuntu gicunze ku buryo iyo micungire igaragaza neza ko umutekano w'amafaranga y'abashoyemo amafaranga yabo babazigamyemo umeze neza ucunzwe neza. Aho ni uruhande rumwe ariko hakaba n'amategeko y'inabigenga. Icyo kigo kireba niba amategeko agenga ibyo bigega yubahirizwa muri RNIT iterambere fund. Hanyuma tukagira kandi uretse n'icyo kigo kitugenzura tukagira n'abagenzuzi b'imari b'umwuga bita auditors baza buri mwaka kureba niba koko twaracunze ikigega ku buryo bujyanye n'amategeko amafaranga y'abantu afite umutekano kandi twarabungukiye uko bikwiye. Ikindi ahandi umuntu yakwizera umutekano nuko abafite icyo bakora muri kino kigega bose cyo bita duties mu cyongereza abafite inshingano muri iyi micungire y'ikigega bose n'ibigo bitandukanye. Icyambere cyo inshingano ziratandukanye ku buryo nta muntu bigoye ko umuntu umwe yacunga nabi uwo mutungo. Burya umuntu acunga umutungo mwinshi ari umwe wenyine ashobora kwibeshya ashobora gukora amakosa ashobora kubeshya n'ikibazo. Ubu ngubu amafaranga dukusanya sike tuyakusanya akusanywa n'amabanki. Ayo mabanki yamara kuyakusanya nayo ayo mafaranga akayaha umubitsi w'ikigega bita custodian. Uwo mubitsi niwe tubwira ngo custodian kandi ni banki nkuru y'igihugu ni BNR niwe tubwira ngo dukurikije inyandiko zigenga ikigega turashaka gushora imari aha n'aha kugira ngo twungukire abazigamye. Wa mubitsi ni ureba ngo ese aho mugiye gushora amafaranga kuko haremewe hazunguka se akabona kubitwemerera. Murumva ko ibyo byose kandi iyo n'inyungu zivuye hahandi twashoye imari abo twashoyemo nabo turabwira ngo ntimuzaduhe izo nyungu muzazisubize ku mubitsi w'ikigega. Nuvuga ngo imicungire mu bijyanye na administration n'uburyo gicunzwe bijyanye n'amafaranga ibaruramari uko bikorwa bifite umutekano wizewe ku buryo ndetse n'umuntu washaka kuzigama mu gihe kirekire. Ndibutsa ko iterambere fund ari ikigega cyashyizweho ngo kizagumeho kibita perpetual fund. Ni ikigega gihoraho ku buryo nk'ubu ngubu RNIT nk'ikigo iramutse itanahari hagomba gushakwa ikindi kigo gikora inshingano RNIT yakoraga. Ni ukuvuga ngo ikigega cyo kizahoraho kandi gihora gicunzwe neza gutyo. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora gutinyuka kuzigama by'igihe kirekire imyaka 20, 30, 40 ye ku buryo umuntu ashobora kuzigamira umwana ku buryo bworoshye. Ushaka kuzigamira umwana bigenda bite? Kuzigamira umwana ufite umwana arabanza agafungura konti umwana bataragira nyine indangamuntu. Hanyuma tumufungurira konti y'umwana mu mazina y'umwana akagira konti ari mu mazina ye
ariko ishamikiye kuri ya konti wa mubyeyi we. Dusaba umubyeyi ko aba afite ya nimero iranga umwana, buri mwana wese uvutse afite nimero imuranga, hanyuma akayiduha tukamukorera konti y'umwana. Kuko ushaka kuvuga ngo ndazigamira uyu munsi umwana amafaranga make makeya 5 3 2 mbikora imyaka 25, nagira iyo myaka azaba afite ikintu gifatika namuzigamiye azashobora guheraho akora ubuzima. Nkibutsa ikindi kintu gikomeye cy'igihe n'amafaranga. Buriya amafaranga make make umuntu agiye akira ahantu uko agenda yunguka, iyo hashize igihe kirekire hari igihe kigera amafaranga atangira kwikuba cyane, kwikuba yihuta cyane ku buryo birimo inyungu nyinshi. Ndashishikariza ababyeyi rwose gutangira kuzigamira abana babo. Ukuntu isi igenda yihuta inahinduka, ubukungu waha umwana bukomeye cyane buri no mu kumuzigamira, kandi iyo umuzigamiye ubona bimwigisha. Urakoze cyane rero Jean Paul, ndagira ngo n'ibindi byinshi urakomeza kubitubwira kuko turi kumwe mu gikombe cy'isi, turajyana Nyamagabe, turaduhari Huye, ibi byose tuzagenda dubisobanura abantu ku buryo bakizigamira kuko amage burya ntateguza. Hajya akanyenyeri ni akanyenyeri 5 8 9 urwego 5 8 9 urwego. Izere ko abatwumva bihuse gutangira n'ubu baravuga ngo gaye gutinda ntibagaye guhera cyane, better late than never mu Cyongereza niko bavuga. Ushobora kuba wibwira ko watinze ariko utangiye ubu ntabwo waba waratinze cyane rwose. Mwakoze rero cyane Jean Paul. Ubwo tubonera no gusoza ikiganiro cyacu, urukiko rw'ikirenga rw'imikino turasubiye.